Ndabasuhuje mwese abadukurikiye mbifuriza amahoro y'Imana. Ni Umwizerwa Adolphe ubasuhuza, mwebwe abari mu bihugu bitandukanye mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Dukomeje tuganira n'ubundi ku mateka y'indirimbo n'abahanzi batugejejeho izi ndirimbo zigaragara mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza dukoresha uyu munsi mu matorero y'Iprotestant. Reka rero tubanze twiragiza Imana hanyuma n'ubundi tugaruke tuganira. Turagushimye Uwiteka Mana Nyiringabo, tugushimiye ko ari uduha amahoro, niwe Mana utugira neza, ni wowe uduha umutekano, turabigushimiye. Waturinze rero Mwami, utwemereye kugira ngo twicare tuganira, tunejejwe n'ubuntu bwawe, tunejejwe Mwami n'impumuro y'agakiza waduhaye. Reka rero Mana udushyigikire, utangirane natwe, Mwuka Wera tuyobore, kandi abumva iki kiganiro n'abazacyumva bose bazafashwa n'Umwuka Wera kugira ngo bakomeze kwiga, bibatere Mana imbaraga zo komeza gushakira umwete wose, bizadutere Mana kugira iherezo ryiza, tuzibanire nawe iteka ryose. Dushyigikire rero Mwami, utwigishe kora iminsi yacu uburyo butontoga bitewe kukubaha, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku mateka y'indirimbo ya 271 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, yitwa ngo ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru. Iyi ndirimbo igaragara mu cyiciro cy'indirimbo zo kugaruka kwa Yesu, le retour de Jésus Christ, niko muri iki gitabo n'ubundi byanditse. Rero iri kandi mu gitabo cy'indirimbo zikoreshwa mu matorero y'Iprotestant mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ikindi igaragara mu gitabo gikoreshwa n'itorero ry'Abadiventiste mu Rwanda, n'indirimbo ya 8. Iyi ndirimbo kandi uwayihimbye yakoresheje ururimi rw'Icyongereza. Mu rurimi rw'Icyongereza yitwa ngo When the trumpet of the Lord shall sound. Ari nubwo amazina yayo bayifata mu rurimi rw'Icyongereza bagafata ku nyikirizo yayo bakavuga ngo when the Lord is called up yonder. Ubwo urumva ni irindi zina ryayo mu rurimi rw'Icyongereza, kuko igaragara n'ubundi mu gitabo cyitwa Sacred Songs and Solos, ni ya 983. Ndetse n'abakoresha ururimi rw'Igifaransa yitwa ngo Quand la trompette du Seigneur sonnera. Nubango igaragara muri izi ndimi zose. Impamvu tuba tugomba kuvuga amazina yayo nuko n'ubu natwe yatugezeho ivuye mu ndimi z'amahanga, kandi hari abatwumva ashobora kwita ayibona vuba cyane cyangwa se asanzwe ayikoresha, nawe bikamworohera akaryoherwa n'amateka turi kuvuga. Bari kuvuga kuri ya ndirimbo yitwa ngo Quand la trompette du Seigneur sonnera, bigatuma ayishaka akayirimba. Niyo mpamvu rero usanga ari byiza ko umuntu yavuga amashakiro yose, bikorohera n'uyikeneye kuyibona akayiririmba. Reka rero tubanze turirimbe, hanyuma n'ubundi tugaruke tuganira ku mateka yayo. Ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirije mu ijuru rye. Ubwo azahamagara amazina y'abe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Ubwo azahamagara amazina y'abe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, nkwiza ubuntu n'urukundo amfitiye,
maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza, azampamagara ngeze mu ijuru. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Amen. Iyi ndirimbo ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru yanditswe na James Milton Black, yayanditse mu mwaka w'1893. Ikigaragara nuko imaze imyaka irenga 130 kandi n'uyu munsi tukaba tukiyikunze tuyikoresha. Ngira ngo niyo mpamvu nanjye numvise izi ndirimbo z'intaya amatsiko kuva kuki umuntu ayiririmba ukumva ikomeje kugumana amavuta yayo ntigajuke, umwe akayiririmba n'undi akayiririmba kandi ukumva ikomeje kuryoha. Ngira ngo n'ubu ngubu ahuri nawe urumva wahita uyiririmba kubera ko wumvise ko turi kuyivugaho. Rero wari ufite amatsiko yo kumenya amateka yayo, rimwe na rimwe tuziririmba twibaza ngo ubundi izindi bo zahimbwe n'abandi, ariko nifuje ko rwose twamenya amateka acukumbuye kugira ngo turusheho kuziririmba tunazikunze. Nawe ujye umenya umwanya waririnze yararimo, hanyuma nawe kubake bijye bigutera rwose kumva nawe ufashijwe nayo. Nari mvuze ngo yanditswe na James Milton Black. Uyu James Milton Black yavutse ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa munani mu 1856. Avukira ahitwa i South Hill muri leta ya New York, aho ni muri leta z'ubumwe za Amerika niho yavukiye. Hanyuma urugendo rwe ku isi yarushoje ku itariki 21, unuba yatabarutse kuri 21 z'ukwezi kwa 12 mu 1938. Urumva ni mu kinyejana cya 20. Yatabarutse afite imyaka 82, yarahagijwe uburame rwose. Ukurikije iyi myaka ukuntu benshi ubona ari nka yindi Mose yavuze ngo iminsi yacu yo kurama n'imyaka 70 nabwo yarengaho ikaba ikiyongera, ariko bikaba bigoye. Nuko yatabarutse afite imyaka 82, atabaruka atuye ahitwa Williamsport muri leta ya Pennsylvania. Urumva afite ubwene gihugu n'ubundi bwa Amerika kuko ariho yavukiye, ni naho yaje gusoreza urugendo rw'ubuzima. Ise yitwa Nathan Bevere Black, niyo mazina ya se. Urumva afitemo izina rya se rimwe rya Black. Hanyuma nyina umubyara nawe yitwa Anne Augusta Dopage, niyo mazina ye. Ababyeyi be nabo ngabo. Hanyuma James Milton amaze gukura yashakanye, yagize urugendo rwo kubaka urugo rwamubereye rurerure, kuko bwa mbere yashakanye n'uwitwa Lizzie Fulmer. Uyu bahuriye mu ishuri aho yigaga muzika, hanyuma baza gushakana. Icyakora Lizzie Fulmer ntago bamaranye igihe kirekire kuko yaje kugira uburwayi. Uyu mudamu yaje kugira uburwayi, arwara indwara y'umutima imugeza kure, bituma n'ubundi atabaruka we apfa mu 1889. Urumva bari babyaranye abana babiri. Hanyuma bwa kabiri hashize igihe arongera ashakana na Elizabeth Up de Graaf. Hanyuma nawe uyu bashakanye yaje gupfa nawe. Urumva urugendo, navuze ngo urugendo rw'ubuzima bwo kubana cyangwa se rw'urugo byagiye bimugora cyane. Ashakana nawe atabaruka mu 1921. Uwa mbere yapfuye mu 1889 mu kinyejana cya 19. Uwa kabiri bashakanye apfa mu 1921. Hanyuma urumva nyuma yaje gushaka umugore wa gatatu. Urumva ibi ni ibikomere yagiye ahura nabyo, bijya bibaho umuntu, ubuzima bw'umuntu ugasanga butandukanye n'ubwundi. Uyu James Milton yanyuze mu buzima busharira bw'urugo. Urumva bwa kabiri arongeye apfushije umugore we. Hanyuma nyuma y'imyaka 7, kuko tuvuze ko uyu wa kabiri Elizabeth Up de Graaf yatabarutse mu 1921. Hanyuma nyuma y'imyaka 7 mu 1928 yaje gushaka none
undi umugore wa gatatu ari witwa Lisi Love Revan, we babyaranye umwana umwe. Nyuma uyu rero we James Milton yaje gutabaruka mu 1938, ariko Lisi we kuko yari akiri muto yatabarutse mu 1952. Urumva ni nyuma y'imyaka 14 uriya atabarutse. Ubwo ahangaha twavugaga turacyari mu mateka ye yanyuzemo y'ubuzima. Mu mirimo yakoze, James Milton yakoze cyane cyane imirimo yitabiriye yari imirimo yo ku rusengero, aho yasengeraga n'ubundi mu itorero rya Methodist Episcopal Church aringiriye riherereye i Williamsport, hahandi yari atuye i Pennsylvania n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niho yari atuye, ni naho yasengeraga. Imirimo myinshi rero yakoraga muri itorero. Rero muri iri torero yarazwi cyane kubera ko yagiye agaragaza ubwitange, yari umuntu ukora. Hari abantu baba mu itorero ugasanga we arahaba gusa nk'umuntu wanditse mu gitabo, ariko atagaragaza n'ubundi ko mu gihe akenewe mu mirimo runaka agira icyo akora, ndetse no mu bikorwa byose bikenewe. Buriya itorero aho usengera ni wowe maboko riba rifite. Uyu rero yagize umumaro cyane, ngo ni an active member of his church. Rero ntabwo yari passive bivuga ngo ni umuntu udakora, uvuga ngo ni we yitwa ntibindeba, ariko uyu we yabonaga ko bimureba, akagira uruhare n'ubundi mu iyubakwa ry'urusengero aho yasengeraga muri Leta ya Pennsylvania. Niyihe rero mirimo yakoze imugaragaraho? Icya mbere nuko yari umwanditsi w'indirimbo, yari hymn writer, yari umwanditsi w'indirimbo zihimbaza Imana, kuko uyu James yanditse indirimbo zirenga 1500. Yari afite impano rwose, ariko iyi mpano yayikoreshaga cyane muri korali, kuko yari n'umuyobozi wa korali, yari choir leader, yari umuyobozi wa korali. Noneho za ndirimbo zimwe zigakora, ikindi akareba nk'ibitabo by'indirimbo akagenda azunganira, azikosora. Yakosoye ibitabo byinshi by'indirimbo. Yari umuhanzi mwiza James Milton, turi kuvugaho James Milton Black. Iki nanone cy'umwihariko yari umwigisha w'ishuri ryo ku cyumweru, n'ubundi yaryigishagamo mu gifaransa byitwa École du Dimanche. Aya mashuri yitwa Sunday School, kuba yatayazi, na mashuri ni uburyo bukoreshwa mu matorero ya Giprotestanti igihe abana bigishwa inyigisho zijyanye n'imyaka yabo batagendeye hamwe n'abantu bakuru, niyo twita Sunday School. Yari rero mwarimu wa Sunday School. Aha rero yari amateka yo yanyuzemo, uburyo imirimo yakoraga, ariko intego y'umunsi n'ubundi twe tuba tugamije ko turi buze kuvuga ku mateka y'indirimbo yateguye. Uyu munsi rero twateguye indirimbo n'ubundi twavuze hariya ngo bw'impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru. Ni ukubera iki James Milton yanditse indirimbo? Kuki igaragara mu ndirimbo dukunda gukoresha mu gihe cyo gushyingura? Ni ukubera iki? Uyu munsi ugiye kubona igisubizo n'impamvu yayo n'amateka yayo. Mu by'ukuri twabonye ko yitwa mu gifaransa ngo when the trumpet of the Lord shall sound, aho twabonye ngo quand la trompette du Seigneur sonnera, cyangwa se ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru. Iyi ndirimbo yanditse indirimbo zirenga 1500, ariko cyane cyane indirimbo James Milton azwiho ni iyi ngiyi, niyo yamugize ikirangirire, niyo yamumenyekanishije, ku buryo niyo ubonye ushakisha amazina ye hahita haza yuko ari umwanditsi w'indirimbo yitwa ngo when the trumpet of the Lord shall sound. Bango niyo ndirimbo azwiho, kabone n'ubwo twabonye ko yanditse izirenga 1500. Igihe kimwe rero zari ku cyumweru amaze kwigisha, yarahamagaye ko yarigishaga ariko akagira n'ikayandikamo, nikamateka abitwereka. Amaze kwigisha arahamagara, amaze guhamagara aza kubona ko hari umwana w'umukobwa wabuze utaje uwo munsi, ngo bose bari bitabiriye, ariko aza kubona ko hari akana kabuze. Noneho ako kana by'umwihariko ise ngo yari umusinzi cyane, noneho ise ari umusinzi bigatuma kataza rimwe na rimwe, ariko uwo munsi kari kagize impamvu ikomeye. Noneho rero ntabwo ise yari umukristo, niko amateka tubwira. Hanyuma akabuze
aka kana kari kasibye uwo munsi kitwa ngo Besi yari yabuze uwo munsi, kari gafite imyaka 14. Arahamagara asanga ntiyizi, noneho abaza bagenzi be ntibabona igisubizo. Aha turi ku mateka y'indirimbo n'impamvu yayo. Atabonye igisubizo avuga amagambo akomeye, mbese yumva ababaye mu mutima ngo mbega bibi, Besi ntiyaje kwiga, kibi bimbabaje. Uku niko bizamera igihe amazina yacu azahamagarwa umwe muri twa kabura. Nicyo kibazo yavugize, avuga ngo uyu munsi ndahamagaye Besi ntabonetse, none uko niko bizamera igihe Imana izahamagara ugasanga izina ryanjye ritabonetsemo. Yibaza iki kibazo. Mbese mu rurimi rw'igifaransa, kuko ndabizi ko hari abadukurikiye barwumva, aravuga ngo quel dommage qu'elle ne soit pas ici, et comme cela triste lorsque nos noms seront appelés là-haut et que les deux nous manquera. Niko kuvuga ngo ibi ndamuhamagaye ndamubuze, ibi none ntibimeze nk'ukuntu igihe tuzibura mu ijuru, igihe nzahamagarwa umwe muri twa kabura. No mu Cyongereza niko twabivuga. Mu Cyongereza naho baravuga ngo what a pity she is not here. Ngo uwo ni Besi ntabwo ahari, and how sad it will be when our names are called up yonder and one of us is missing. Urumva yababajwe no kubona bose bitabiriye ariko abona wa mwana ntahari. Yibaza ni hari indirimbo yabivuga ku kuntu umuntu ashobora guhamagarwa kabura ngasanga iyo ndirimbo itabaho. Arangije afata umwanya cyakora ajya gusura wa mwana, aza gusanga umwana yarwaye umusonga, yararwaye indwara y'umusonga. Noneho ageze mu rugo, avuye gusura wa mwana kuko yarwaye umusonga, nyine yarwaye pneumonia. Ageze mu rugo amaze kubona ko yandirimbo itabaho ivuga ku byerekeranye n'ukuntu amazina azahamagarwa, yamara guhamagarwa umuntu akabura. Ngageze mu rugo ahita himba iyi ndirimbo, arayandika, uwo mwanya ayishakira na melody, biremera. Rero inkuru ibabaje ni uko uyu mwana n'ubundi hashiye iminsi, wa mwana watumye ahimba ya ndirimbo, wa mwana watumye yibaza iki kibazo witwa Besi, akuba kitwa Besi, yaje gutabaruka, kaje gupfa n'ubundi ntaho umusonga waragahitanye. Ikindi, iyi ndirimbo amaze kuyiha melody nuko mu ishyingurwa ry'uyu mwana bwa mbere nibwo yaririmbwe, nibwo baririmbye ngo ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru. Yarayihimbye atazi ko izakoreshwa kandi atazi ko uyu mwana azapfa, kumbi n'umwuka w'Imana wari wamugendereye, ahimba iyi ndirimbo. Bwa mbere yaririmbwe muri funérailles za Besi bari kumushyingura. Aha ni naho yatangiye ubuhamya bw'impamvu yahimbye iyi ndirimbo n'icyatumye agira umwuka w'Imana wo gutuma n'ubundi igira amateka. Bayiririmba uwo munsi, ariko yavuze n'impamvu yayihimbye. Ni inkuru ibabaje nyine kuko n'ubundi byarangiye gapfuye. Hanyuma uyu Besi rero niwe nyine urumva yahimbiwe, muri make ni nk'aho ari we yayihimbiraga. Birangira n'ubundi indirimbo yamamaye, irakundwa cyane, wakuba amateka yayo umuntu akayikunda, noneho bigatuma ikundwa, yabaye popular cyane, irakundwa kubera amagambo yayo meza kandi igaragara n'ubundi mu ndirimbo. Dukunda kuyikoresha cyane cyane mu ndirimbo mu gihe abantu bari gushyingura. Sinzi ngo byarakomeje ikomeza gukoreshwa gutyo n'uyu munsi, iyo abantu bari gushyingura usanga indirimbo ikunda kuririmbwa cyane. Rero yaririmbwe bwa mbere, iririmbirwa n'ubundi aka kana kako kitwa Besi, kaje gutuma ayihimba kubera ko kari kabuze, agira amarangamutima ati iyi ndirimbo arayihimba, melody yayo yakoresheje ayihimba. Uyu munsi niyo ikoreshwa, yewe natwe rwose niyo twakoresheje tuyiririmba, niyo melody n'iriya n'ubundi abenshi tuyizimo. Rero tuyigarukeho iyi ndirimbo n'ubundi ya 171 ku gitero cya mbere. Iravuga ngo ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru. Habaye urya munsi uhebuje, urya munsi mwiza uhebuje. Umunsi mwiza uhebuje ni igihe Yesu azavuza impanda aje kujyana abantu be.
ngo abakijwe bose bazamwitaba abakoranirije mu ijuru rye. Rero aya ni amahirwe azaboneka rimwe, uzayarata. Ariko aricyo kibazo uyu mwene yibazaga, uzarata kumva impanda y'Uwiteka, niyo mahirwe azaba ahari. Birasaba ko rero uba maso kugira ngo nawe uzakoranirizwe n'abandi mu ijuru rye, uboneke nawe mu bo Yesu azahamagara. Arakomeza kuri rofure ku nyikirizo ngo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ngo nzi ko nzumva izina ryanjye nitaba. Urumva ya marangamutima yatumye ahimba iyi ndirimbo, amaze guhamagara abonye ko Besi ataje kwiga kakanaga k'imyaka 14, abonye ko atize, yahise abigereranya n'ukuntu izina ry'umuntu rishobora kubura. Hahandi tujya tuvuga ngo hari ibizadutangaza, ubwo uzabona umuntu mwabanaga muri korari wagera ukamubura. Ibyo rero ntibizakubeho. Irinde ukore ku buryo nawe uzaboneka abo Yesu azahamagara. Ahubwo turasabwa iki? Turasabwa kuba maso, dukiranuka, twirinda. Ku gitero cya kabiri avuga ngo uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu bituro nk'ubucunguzi. Umuntu wapfuye yizera arasinziriye, uwo nguwo niwe niko Pawulo yavuze ngo abapfuye bazabanza bazurwe, natwe abazaba bakiriho tuzamurwe hamwe nabo, hanyuma dukoranirize mu ijuru. Rero ngo ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko uwo aboneye, ngo bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Uyu ni umuhigo kandi ni intego nziza umuntu akwiye kugira. Ari abantu ushobora kuvuga ngo nihajya y'ijana nzaba ndimo, nihajya 50 nzaba ndimo, nihajya y'icumi nzaba ndimo, nihajya y'umwe azaba ari iki, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Nta mpamvu yo kugira ngo turangazwe n'ibintu by'ibigusha by'uyu munsi, ahubwo dukwiye kuba maso kugira ngo ntituzabure, kuko Satani afite intego yo kugira ngo turatishe ijuru, yo kugira ngo turatishe ubugingo. Ariko twe kumuha umwanya, ahubwo tube maso twirinda. Ku gitero cya nyuma ni havuga ngo Yesu databuja nzamukorera ntacogora, nkwize ubuntu n'urukundo afitiye. Iyi ni intego nziza nanone. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, nta mpamvu yo gucogora, kandi tuzi neza ko intego y'urugendo tukiyifite. Cyakora abantu bacogora nabamaze gutakaza intego y'urugendo. Ariko niba uzi ko intego y'urugendo yawe ari ukugira ngo uzabane n'uwagucunguye, ntabwo wagombye kureka ngo ugende ucogore wibagirwe yuko tutaragera aho dusiganirwa. Mube maso rero. Hanyuma ngo imirima yose ninyirangiza azampamagara angeze mu ijuru. Haleluya! Yesu azampamagara angeze mu ijuru. Ibyo bivuze iki? Bivuga ngo mu gihe turi gukora tujye twitegura, kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Ntago tuzi igihe rero. Hari igihe bizaba ari mu nkoko, hari igihe bizaba ari ku manywa, hari igihe bizaba ari mu gicuku, hari igihe tuzaba turi mu rusengero, hari igihe tuzaba turi mu kazi. Ahantu turi hose turasabwa kuba turi maso, kuko Yesu azaduhamagara atugeze mu ijuru. Ariko abazumva impanda ni abazaba bari maso. Ntabwo impanda izumvwa n'umuntu wese, n'ijwi ry'izumvwa na nyiraryo n'umuntu ufitanye ubumwe n'Imana, kuko nibo bazumva ijwi rya Yesu abahamagara. Rero urasabwa kuba maso kugira ngo utazarata ijuru, kuko nta mahirwe azabaho rimwe gusa, kandi iyo mpanda nivuga mu ijuru, ubwo uwo munsi uhebuje mwiza uzatera bamwe kuboroga no kurira, ariko abandi bazagira umunezero kuko bazaruhutse imiruho y'isi. Rero Imana ibaho umugisha. Iyi ndirimbo ndayibatuye, ntiwaruzi amateka yayo, ufata umwanya wo kuyiririmba unezerewe, umenya amateka yayo, uzi neza impamvu yaririmbwe, kugira ngo nawe ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen.